Reka nangire ngushimira wowe urimo kumva iki kiganiro. Uyu munsi bishobora kuba bitarimo gukunda neza ariko ejo bigakunda. Burya ngo inkono ihira igihe, ntawamenya rero uyu munsi ni njyewe ariko ejo ni wowe. Ntugacike intege rero ukiriho ugifite ubuzima buzima. Imana iracyakurenze kandi ikwitayeho. Mu buzima umuntu agenda acamo aboneramo ibintu byinshi, haba ibyiza cyangwa ibibi, umunezero, ibyishimo ndetse n'amarira muri rusange, kuko ntiwabaho wishima gusa. Uko byagenda kose umunsi uragera ukababara, kabone nubwo byaba amasaha cyangwa umunsi umwe, ariko nawe urababara. Rero nta muntu n'umwe ubaho uko abishaka. Ubundi nkunze kubwira abantu nk'uko dufite kalenda iyi tureberaho amatariki, uyu munsi ni kuwa mbere cyangwa se kuwa kabiri, tukaba tuzi ko tariki iyi n'iyi hazaba ari umunsi w'intwari cyangwa umunsi w'igisibo. Burya ni nako umuntu ubwe agira iyo kalenda muri we. Burya hari kalenda tuba twifitemo, nawe mu buzima bwawe irahari, wandikiwe ujya ugenderaho. Rero iyo kalenda iyo umunsi wawe ugeze urababara, undi ukagera ukishima. Uretse ko nawe ubushobozi ufite bwo kumenya iyo minsi yawe wagenewe uko igende ikurikiranye, ni ibintu biza gutyo bitunguye. Niyo mpamvu uko waba umeze kose, amafaranga waba ufite yose, ntiwagakwiye kwishira hejuru kuko utazi kalenda yawe uburyo yubatse. Ushobora gusanga ejo ari wo munsi wawe wo guhomba ibyo ufite byose, ukabura inshuti zawe, abavandimwe, ibyo wari ufite byose cyangwa se ibyo wari wishingikirijeho. Ku rundi ruhande ugasanga uwo munsi uri buhombe nibwo aratangira bizinesi ishyushye, cyangwa se nibwo ari bukore ubukwe, nibwo ari bwishime. Urugero rwiza, niba hari umuntu wazamuwe mu ntera cyangwa se wafunguye butike nini cyane muri karitsiye, burya ku rundi ruhande hari undi uba yahombye byinshi cyane. Umuntu yishimira ko abonye akazi, ariko nanone hari undi uba urimo kurira yuko bamwirukanye ku kazi. Ubundi ibintu ni vice versa. Iyo uhawe akazi, ako kazi kaba gafite undi muntu wagakoraga. None se undi muntu wagakoraga ajya hehe? Ni ukuvuga ngo niyo mpamvu mba mvuga ngo uko byagenda kose igihe cyawe kiragera nawe bigakunda, kandi ugiye kureba nuko bimeze ntacyo wahinduraho. Ntihagire rero umuntu kwiyemeraho wowe uzamwihorere cyangwa se umubwire uti burya isi nisakaye nawe wanyagirwa. Umwihorere wikomereza ibyawe, wowe ukomeze ukore. Ntabwo azatinda kubibona kuko ushobora gusanga kuri kalendari yiwe iminsi mibi ikurikiranye, nk'uko tujya tugira konji kuwa gatanu, konji ikaza guproronja ikageza ku wa mbere. Ushobora gusanga rero nawe iminsi ye mibi y'akababaro ari uko ikurikiranye. Ubundi baravuga ngo Imana ifasha uwifashije. Uzi impamvu babivuga? Yuko Imana ntabwo ishobora gutubura ibintu udafite. Sinzi niba ikinyarwanda nkoresheje mucyumvise. Ni ukuvuga ngo twebwe iyo dusenga tuvuga ngo Mana dufashe, uduhe umugisha wawe. Ubundi ni gute Imana yo yaguha umugisha mu bintu utashizemo imbaraga? Nushaka gukora, yewe nushaka no kugerageza ngo byange, byibuze urenganye Imana ko yanze kugufasha cyangwa se kukuyobora mu byo urimo gukora. Mbere yo kwaka ubufasha, ubundi twagakwiye gushaka fondasiyo. Kandi ikindi, ntugakora ibintu ngo yuko wabonye ko birimo amafaranga, ahubwo wowe ukora ibintu wumva ko bikurimo kandi ubyishimiye. Nujya muri bya bintu birimo amafaranga uzahomba cyangwa bikunanire. Burya ikintu ukunda kandi wishimira, niyo wakunguka amafaranga make, urakomeza ugakora, ntabwo ucika intege. Ariko iyo ari cya kintu wagiyemo kubera ko harimo amafaranga, iyo bisibiye inyuma gatoya uhita ubivamo, uhita ucika intege. Erega n'Imana ubwayo itubwira ko dukwiye gutera byibura intambwe imwe, hanyuma igatera 99 dusanga iza kudufasha. Urumva ko hari ikintu dukwiye kubanza twakora kugira ngo duhabwe ubufasha. Nkuko turi muri challenge questions, reka twibaze iki kibazo. Ubundi ni ukubera iki dusaba ubufasha inshuti zacu cyangwa se abo tuvukana, abo dufitanye isano bakanga kudufasha? Rimwe na rimwe bakatureba nabi cyangwa se bakatwita andi mazina nk'abasabirizi, ariko natwe ubwacu twasabye ubufasha tukaza kubarakarira, tukavuga ngo ni banyamwigendaho bashaka gukira bonyine. Ibyo akenshi bikunze kuba mu miryango cyangwa se
ku muntu ushakaho ubufasha, ko hari ikintu yagusapotinga nyine, ku muntu wumva ko hari icyo umukeneyeho. Reka nkubwire, burya nta muntu n'umwe ushobora kugufasha nawe utifashije. Ubundi ni icyo ufite ngo umuntu ahereho. Swate nta gitekerezo, nta mafaranga y'ibintu uba ugiye gukora, none urumva umuntu yaguha ubufasha ahereye. Rimwe na rimwe turenganya inshuti zacu cyangwa se abafamiliye. Urabona uko umuntu agenda mu by'ukuri, n'aho agiye agenda uko bishaka, ariko umuntu uzi yagiye, uzi icyo ashaka, arihuta kandi akagera iyo agiye vuba vuba. Rero natwe twagakwiye kumera nka wa muntu uzi yagiye. Shira imbere intego zawe, arizo hose mu bitekerezo, uzabigeraho. Niba ushaka ubufasha, genda ubwire umuntu uti ko nifuza gukora ibi, wangiriye inama. Ese ko mfite aya mafaranga wanyongerera nkagira ngana gutya nkacuruza? Byibuze hari icyo uzabuzanye, nawe bwe azaheraho agufasha cyangwa se ahereho agusapotinga, haba mu bitekerezo, haba mu buryo bw'ibikoresho, haba mu buryo bw'amafaranga. Kandi burya nta sapoti banoye, haba muri business ibyo ugiye gukora. Niyo umuntu yakugira inama imwe yonyine ataguhaye amafaranga, burya aba agusapotinze kandi mu buryo bwiza. Hari amakosa twese dukunze kugwamo. Ni gute naba nka kanaka cyangwa nkabaho nk'uko abayeho? Reka dusubize tuti, ubundi hari ikintu tutarasobanukirwa. Ni gute wifuza kubaho nk'uko kanaka abayeho? Ntuzi neza ahantu akura amafaranga, ntuzi neza imyambaro yambara, ahantu ayikura, kabone n'ubwo waba uhazi, ariko amafaranga yaguze ibyo byose ntuzi uburyo yayabonye. Reka dusobanukirwe. Hari icyo twita primary needs na secondary needs. Twebwe abantu hari ibyo dukenera mu buzima bwacu ku buryo tubibuze yewe twanapfa. Urugero nk'ibyo kurya. Ariko nanone hari ibyo dukenera gusa, twabigira twabibura ntacyo bidutwaye, twakomeza tukabaho, ubuzima bugakomeza. Uriya muntu uriho uramwishinga, ariko burya we ibyibanze kuri we arabifite. None uriho uramwishinga, ubundi wagakwiye kwimenya wowe ubwawe. Ntukavuge ngo ndashaka kubaho nka kanaka, ndashaka kugura inzu nk'iye, ndashaka kwambara imyenda nk'iye, urukweto nk'udwe, ndashaka gushira umwana wanjye mu shuri nk'irye. Oya, ukuresha ukungana uko. Ntukifuze ngo ndashaka kubaho nka kanaka kandi utazi umushahara we, utazi amafaranga ahembwa, kandi utazi neza uburyo yinjizamo amafaranga naho ayakura. Ubundi tubereyeho abandi, ariko nanone iyo ugiye kureba nitwe duca abandi intege, kandi wowe wifuza gukora ibyiza. Umugani wa ya ndirimbo ngo nifuza gukora ibyiza, ibibi bikananga imbere. Ubundi banza urebe ngo ese koko unyataka ni njye wamuhaye icyuho cyangwa inzira acamo, cyangwa arasesera ashakisha amakuru kuri njye kugira ngo ansubize hasi, kugira ngo ance intege. Ubundi wagakwiye gushaka igituma bikora. Ushobora kuba ari wowe wamweretse intege nke zawe, akazihuririraho agushyira hasi. Urugero, umubwiye intego zawe z'uyu mwaka, wamubwiye buri kimwe ku muryango wawe, ku mugabo wawe, ijya ku bana bawe. Ibi byose nibyo wa muntu uguca intege aheraho agushyira hasi. Ubundi twagakwiye kumenya abo turi bo, tukamenya ibyo tuganiriza inshuti zacu, yewe tukagira n'uburyo tubitwaraho. Niba amakosa yawe ariyo bifashisha ngo bakurimbure, ngo bagushyire hasi, wagakwiye gushaka uburyo uyahisha cyangwa se ukanayahagarika. Ubundi wagakwiye gukoresha umutimanama wawe wirebaho, wibaza uti ese koko ko bamvugaho nibyo cyangwa baraguharabika? Ibi byose iyo umaze kubimenya aho bituruka, niho urushaho gukomeza no gukora cyane, ugatera imbere. Ukimara kumva iki kiganiro, wowe ushaka ikintu wumva wakora kikunogeye kandi wumva wishimiye, kabone n'ubwo abantu bakubwira ko bitakubereye, wowe uzabima amatwi, ukomeze ukore, uhatane, bizakunda. Reka nsoze nkushimira wowe wakurikiye iki kiganiro. Imana y'amahoro iguha umugisha. Ariko nanone inkunga ikomeye ni ugukurikira ibiganiro byacu, mukatugira inama, mukadutera inkunga, mukaduha n'ibitekerezo, haba icyo wifuza ko twazakoraho ikiganiro, nabyo nta kibazo watwandikira muri comment. Ni ukuri Imana y'u Rwanda niyo mu ijuru ibaha imigisha, kandi ineza mwagiriwe muzayiturwe. Murakoze.